tugiye kubigisha koga ahangaha kuri pisine duherereye. Tugiye kubigisha ibintu bitanu ugomba gukora mu gihe ari ubwa mbere ugeze ku mazi. Claude, ndagira ngo uhindukire hano banze usuhuza abantu bakurikiye Iga Koga TV. Ndabasuhuje mwese mugira amahoro y'Imana, igitondo cyiza aho muherereye aho ariho hose, mugire saa sita nziza aho waba uherereye aho ariho hose. Rero turi kuri pisine nk'uko mubibona, ndagira ngo mbafashe mu buryo bwo kwiga koga buri porofesiyoneri, uburyo wakoresha ahantu aho ariho hose, waba ugeze ku ruzi, ku nyanja, ku kivu cyangwa se muri pisine. Isomo rya mbere ni irihe? Iyo ugiye ukagera kuri pisine bwa mbere ubanza kwambara umwenda wo kogana, ari ku badamu ni bikini, mayodobi, abagabo ni ikabutura ya niro, ikabutura yorohereye ubasha gufata amazi agatambuka. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, ubanza ugaca muri dushe, ukabanza ugafungura amazi kugira ngo umubiri wawe ubanze kubasha kwakira ubukonje, kuko uba ugiye mu bukonje kandi uri bumaremo umwanya munini. Ubwo rero aho naho utaragera mu mazi. Hanyuma rero ugeze mu mazi sasa, nkandagiye mu mazi, hari urugero rw'amazi ukuntu aba angana, haba hariho metero ziba zihari, urabanza ukareba niba ari ubwa mbere ngiye mu mazi, ndamanuka, hari esikariye ziriho. Iyo ubonye hariho esikariye, ubara esikariye ziriho ugiye kumanuka kugira ngo ugere mu mazi. Icyo ni kimwe utangiye kugera mu mazi, ukururuka esikariye gake 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 gake, kurumva ni ubwa mbere urufite ubwoba, ururuka gake gakeya gake gake ugere hehe mu mazi, aho bitewe n'ukuntu isa nk'uwigira hino kugira ngo bikore abantu bakureba neza. Aho ngaho ururuka gake 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 gake, amazi wumve uyagezemo. Numara kuyageramo rero ntabwo uzahita uryamamo, kuko ntabwo ubizi, ntabwo uzahita uzakora iki, uzabanza utera intambwe gahoro gahoro. Iyo uteye intambwe uhita utangira gutinyuka iki, y'amazi, ukumva utera intambwe akakunyereza, akagukurura, bigenze gute? Ubwo uratera intambwe uze usatire ahantu hari icyuma. Ngibi bino byuma biba biriho ku mpande, turabibona twese niturabamo muri video, uraza kubibona. Iyo ubigezeho, icyo gihe iyo ufite aka kantu nako karakenerwa mu koga, gafasha amaso kudatukura ku muntu urwara amaso, cyangwa se n'umuntu ushaka koga ariko amaso ye akavamo uko yagiyemo amaso ye asa. Iyi rinete nayo ni ngombwa ku muntu ukeneye kwiga koga. Bayita ngo iki? Ni rinete y'amazi mu kinyarwanda, kuko nicyo kinyarwanda turi gukoresha, ntabwo turi gukoresha indimi z'amahanga, kandi ubwo ariko birumvikana. Ni rinete nyine z'amazi ukoresha uri koga, kugira ngo akamaro kazo ni ukugira ngo amaso ataza guhindura ibara ryayo. Ubwo tugeze nko ku bintu nka bitatu. Icya kane rero twamaze gutinyuka amazi, twayakandagiyemo, noneho ubwo tugiye kwiga. Noneho turiga gute? Tugiye kwiga noneho koga. Twambaye rineti zitemo amazi, izi tugiye kuza tuze ku cyuma nk'uko twari tubivuze hepfo gatoya, kuko ubwo tugiye gutangira kwiga koga. Turambara rineti zidufasha kudatukura amaso. Uba ureba, iyo uzambaye uba ureba ahantu uri kujya n'ahantu uri bujye ufata, kugira ngo utaza
kugira ubwoba. Ndafata hano ku ruhande ku cyuma, iki cyuma hano ku ruhande, ndi umutangizi ngiye gutangira. Icya gatanu, mbumbe umunwa ceceke, muze nubikemo umubiri wanjye wose. Ako kantu ko kubumba umunwa wongera ugasubiremo. Nire karagoye ariko ni ukubyihanganira nyine. Ni ukuvuga ngo ndaza kubumba umunwa kuko ndi bwibaze se nimbumba umunwa amazuru yo biraza kugenda gute n'amatwi. Nicyo kibazo nyine natwe twibaza. Iyo umuntu ari mu mazi kabumba umunwa ntayasome, mu matwi nta mazi ajyamo. Amatwi nayo ntabwo ari bujyemo amazi kuko bigenda biterera. Ngiye kubika umubiri wose mu mazi wifunga. Ninavuga umubiri wose uri bwifunge, mbone ukuntu nderemba hejuru y'iki y'amazi. Ibyo nibyo bita kureremba. Niyo wita kureremba, guforotinga mu ndimi z'amahanga, ukareremba hejuru y'amazi. Ongera ako kantu ko kureremba niho ruzingiye. Reremba turere. Kubumba umunwa, ikintu kiri bubimfashe kureremba nuko ndi bubumba umunwa, mubikamo umubiri wanjye wose mu mazi, amazi yo akamfasha kureremba. Namara 40, namara amasegonda 10, byaterwa nyine n'ukuntu ibihaha byanjye nabikoresheje siporo. Hanyuma ako ni agatape kuko noneho iyo mbikoze nshobora kubikora nk'inshuro nk'eshanu, nkumva koko amazi ntari kunjya mu kanwa, ntari kunjya mu mazuru, ntari kunjya mu matwi. ahubwo ninde buze kurekura gute se noneho ko nyine ufatishije icyuma maze ndagivaho gute? Urakomeza ugihoreho ubwo koga birarangiye se wenda bimenye se oya turabikora inshuro 10 tujye turekura cya cyuma ariko tukicyegereye tukikiriho intoki twumve impamvu uburemere bw'amazi twumve ko bwamaze kuruta ubwo umubiri wacu. None se ikintu cyitwa kureremba umuntu areremba gute hejuru y'amazi ntaroke? Ibyo bintu biba mu mutwe, biba mu mubiri, biba he? Biba mu mutwe. Ni mu mutwe hose niho bipfira. Iyo wamaze kumva namaze gushyiramo umubiri wose njyamo hasi mu mazi mpita numva nzamutse hejuru. Ni iki cyari kimfasha? Hasi nta muntu wari urimo waranteruye, amazi no yaranteruye. Nibyo ngiye kumva rero noneho ishyire mu mutwe wanjye bashe kurekura noneho n'icyuma noneho nyirizo. Amaguru ari kuza hejuru sinzi nta muntu yafashe. Iyo ufashe ku cyuma se amaguru ahita yizamura? Ahita yizamura. Kuko umubiri wose waba wamaze kujya mu mazi wamaze nk'umara kuryama. None se gushyira umutwe mu mazi byo amatwi kuki atajyamo amazi kandi afite umwenge? Urumva uku nguku uhagaze gutya n'amazuru biba byifunze. Aho amazi ashobora kukujyamo mu matwi ni igihe waryamamo mu mazi wagize wahengetse wamusiba ugutwi hejuru nyine kugira ngo amazi wabona yahita yinjira. Ariko gutya umeze duruwate urambutse uryamye urambutse amatwi aba ameze nk'aho afunze ntabwo ashobora kugira ute ntabwo amazi ashobora kwinjira. Dusoza kuri iyi ngingo ni iki uvuga rero usaba abantu ukurikije ibi bintu 5 umaze kuvuga? Icya mbere ni ugutinyuka
ukumva ibyo mwarimu ari kukubwira. ako kantu gakore ku buryo icya mbere kagaragara. Icya mbere ni ugutinyuka. Iyo utinyutse ukumva yuko niba ambwiye ngo ninubika umubiri wanjye wose mu mazi, amazuru ari bwifunge y'ubwayo n'amatwi yifunge y'ubwayo, kuko nabashije kumva umunwa sindi kuvuga, ndatujije nyine. Ubundi byose bibanza mu gutuza ukabyiyumvisha mu mutwe, noneho ugakora za exercice, ugatinyuka ugakora za exercice, ukareba gupfira ye akabona aho akosora uko bimeze. Abandi byerekana ko kandi byaba ari